munsi ni umunsi udasanzwe kuri Claire dore ko aba ari isabukuru ye y'imyaka 22, aba amaze kandi iminsi 2 gusa yambitswe impeta n'umusore bakundana ariwe Jacques. Aha rero kuri uyu mugoroba aba yicaye ahantu muri bare yicaranye n'inshuti ye magara, aho baba bategereje nyine Jacques kugira ngo aze bafatanye guserebura. Uyu mukobwa abona Jacques yatinze maze bagatangira guserebura ari bonyine, bazimya buji rero bagatangira gukata keke, mbese ibirori bigatangira kuba ibirori. Igihe yari yicaye rero ari kubwira uyu mushuti we ko yumva yishimye, ariko nanone ababajwe n'uko umukunzi we yatinze kuza, yagiye kumva yumva umuntu amuturutse inyuma amwambika agakufi. Yarakarebye maze abona agakufi gahenze cyane, yahindukiye buhoro ati urakoze cyane sheri, ariko nanone wakererewe. Nyamara mu guhindukira yahise asanga atari we, ahubwo yasanze ari Nicolas. Nicolas rero uyu nguyu ni umusore wari inshuti ya papa we cyane, ndetse ni umusore w'inshuti yabo ubaba hafi ibihe byose. Uyu mukobwa rero yahise abwira Nicolas ati ntabwo nari niteguye ko uri buze kuba uri hano. Gute uri hano se? Ntabwo wari uri muri misiyo y'akazi se? Nicolas ati ibintu byose nabihagaritse kubera wowe. Hari igihe na kimwe se nigeze mbura kuri anniversaire yawe? Guhera ufite imyaka 18 buri anniversaire yose narazaga. Uyu munsi rero ntabwo aribwo nagombaga kubura, nabisezeraniye papa wawe ko ngomba kuzakwitaho buri munsi, ngomba kubikora rero nkuko nabimusezeraniye. Uyu mukobwa rero Claire yahise abwira Nicolas ati urakoze cyane, kandi nyine impano mpaye ndayikunze, ni nziza cyane. Naho wa mushuti we bari bicaranye yahise amubwira ati ariko se mbabarira umbwire, ubundi uyu mugabo ni habara ryawe? Naho rero Claire ati ceceka, yaragiye nko kumupfuka umunwa ati uyu ni inshuti y'umuryango kandi nanjye ni inshuti yanjye, urabizi ni umugabo wiyubashye, ntabwo ukwiye kuvuga ibyo bintu. Yasezeraniye papa wanjye ko azanyitaho, niyo mpamvu rero akomeza kumva iruhande. Uyu mukobwa w'inshuti yahise amwongorera ati nyamara ngewe rwose nguhitiyemo naguhitiramo uyu musore kuko urabona ko akwitaho. Reba nawe iyi mpano aguhaye, uzi ko aka gashenda aguhaye gakoze muri diyama, kandi ni diyama ya nyayo, gashobora kuba kagura amamiliyoni n'amamiliyoni. Nyamara Jacques we nta nubwo yigeze kwifuriza isabukuru nziza. Hanyuma se ubundi kuki utamureka ngo wikundanire n'uyu nguyu? Nyamara kano kanya Nicolas yarahagaze ari kubitegereza bose ibyo barimo. Naho rero Claire yahise abwira uyu mushuti ati ceceka, wibagiwe yuko banyambitse impeta hashize iminsi 2 gusa, kandi ikindi tumaze igihe dukundana na Jacques, ibyo uri kuvuga rero ntabwo bishoboka. Naho uyu mukobwa w'inshuti ati nyamara ngiye mbamo uri kwiruka inyuma y'imiyaga. Jacques rwose ntabwo muberanye habe na gatoya, nta nubwo kandi ari umusore mwiza ku buryo ukwiye kumuha umutima wawe, ariko uyu nguyu namuguhitiramo 100%. Claire yahise amubwira ati ceceka ndakuzi iyo utangiye amagambo, ahubwo nyine reka twikomereze. Nicolas rero yari yicaye maze nyine atangira kwifuriza isabukuru nziza. Claire amwifuriza ibyiza byose, ndetse rwose amubwira ko uyu munsi ari mwiza, ari gusa na bike, ko yambaye neza, ndetse rwose ko adasanzwe. Hano rero Nicolas atuje yahise amubaza ati none se mbabarira umbwire, wabwiye yego Jacques? Waramwemereye ko muzabana? Naho rero Claire ati yego. Aha rero Nicolas yahise yijima mu maso, wabonye bibaye nkaho rwose ibi bintu bimubabaje, ariko nanone agerageza kubihisha. Claire yahise amubaza ati none se ko mbona wagira ngo birakubabaje, naba narihuse? Urabona nyine nakabaye narategereje. Naho uyu mushuti we yahise amuca mu ijambo ati nyamara ibyanyu ntabwo biri serious. None se baragupropoje ariko mu by'ukuri nta mpeta bakwambitse? Yakubwiye ko azayizana? Nyamara ibyo bintu ntabwo biri serious habe na gatoya. Uyu mushuti wa Claire kandi yakomeje amubwira atariko sinzi impamvu uguma inyuma y'uriya musore. Uribuka yuko papa wawe mbere yuko apfa hari undi musore yari yaragupangiye ko muzakora ubukwe? Naho rero uyu mukobwa Claire ati ibyo byihorere byararangiye kubera ko uwo musore sinigeze mpura nawe. Hanyuma surumva ibyo byashoboka biti? Hano rero Nicolas yari ari kwibwira mu mutima ati ubuse uyu mukobwa aramutse amenye yuko uwo musore uri kuvugwa mu mwandiko ari njyewe byagenda gute? Akiri kwibaza ibi ngibi rero uyu mukobwa Claire
yahise amubwira ati ariko Nikora, tuvuze ibyo ngibyo mpita nibuka wari inshuti y'akadasohoka ya papa wanjye, ndakeka rero uwo musore ushobora kuba umuzi, ndifuza ko wamfasha maze ibi byose ukabihagarika kubera ko umusore umwe rukumbi nshaka ko dukora ubukwe ni Jacques. Ubwo rero wamfasha rwose maze ibyo bintu ukazabihagarika, nyine ukazabwira uwo musore ko ntabishaka. Nikora rero yahise amubwira ati urumva warabitekerejeho neza? Naho rero uyu mukobwa ati yego rwose. Nikora ati ndakeka niba wumva wishimye nanjye rwose ndishimye, nta kibazo nzabigufashamo. Kano kanya rero Claire yahise ababwira ati mumbabarire reka njye ku ruhande njye guhamagara. Aha rero nta wundi yari agiye guhamagara Jacques kuko yabonaga yatinze. Yahise aca muri korodori y'aho bari bari ari kugenda, nyine ari kuri telefone. Yagiye kumva yumva ijwi rimeze neza nk'irya Jacques riri kuvugira ku ruhande. Arungurutse yahise asanga ari Jacques uri kumwe n'undi mukobwa, bibereye no muri gahunda rwose nkaho nta cyabaye. Uyu mukobwa ari kubwira Jacques ati ariko wabihagaritse maze akaba ari njyewe twikundanira tukanibanira ko ngukunda nawe ubizi, umubano wawe n'uriya mukobwa wawuretse. Aha rero Jacques yari ari kumubwira ati none se uri siriyasi? Najyaga ntekereza ko turi kumwe kugira ngo twishimishe gusa, ariko ntabwo nari nzi ko nyine uri siriyasi kuri urwo rwego. Ahangaha rero Claire byahise bimunanira kwihangana, maze ahita asakuza ati Jacques, ni ibyo ngibyo urimo? Wanyambitse impeta mu minsi 2 yashize, none uyu munsi uri kumwe n'undi. Nakubuze kuri anniversaire yanjye, naho wowe wari uri iruhande rwanjye wibereye muri ibi ngibi. Jacques rero yahise asunika uyu mukobwa bari bari kumwe, maze ahita atangira nyine kwimeza neza. Ku rundi ruhande ariko Nikora yasohotse nyine hantu hari habera anniversaire nawe, maze asanga nyine umushuti we wari umutegereje muri koridori. Yahise amubaza ati none se byagenze neza? Wamubwiye se uko wiyumva? Ahubwo se wamubwiye ko ari wowe papa we yifuzaga ko mwabana? Naho Nikora ati nta na kimwe namubwiye muri ibyo, kubera ko nta na kimwe gishoboka. Agiye gukora ubukwe kandi yamaze kwemerera nyine uwo bazabukora. Niba yumva yishimye ngomba kwihangana maze nkamurekera amahoro ye, gusa ndamukunda sinzi ko nzabasha kumwikuramo. Uyu mushuti ati none se wamubwije ukuri ukamubwira ko mukunda? Nikora rero yahise amubwira ati ndateka atari cyo gihe kandi nta n'impamvu yo kumwangiriza ibyishimo. Niba yishimanye n'uwo bari kumwe nibagumane. Bakiri muri ibi rero bahise bumva Claire ari gusakuza cyane ati Jacques, ni gute wankora bino bintu? Ni gute wampemukira? Ni gute wanca inyuma ku munsi wanjye w'amavuko, maze ukanca inyuma rwose ahantu ndi iruhande rwanjye neza neza, wanze kuza kundeba? Bagiye biruka rero bajya kureba ibyabaye, maze basanga Jacques yafashe uyu mukobwa ari kumubwira ati byanze bikunze tugomba kuzakora ubukwe, nta kintu na kimwe kigomba kutubuza. Naho uyu mukobwa ati ndekura. Jacques ari aho ari gushaka kumusoma ku ngufu. Uyu mukobwa rero uba uri kumwe na Jacques aba yitwa Jojo. Wenyine yabonye ibintu bitangiye gukara, maze ahita yinyonyombera arigendera. Ntabwo yashakaga ko ibintu bigiye gusakuriza hano nawe biza kumukurikirana. Uko rero Claire yasakuzaga ni nako Jacques yamubwiraga ati reba, igihe cyose tumaze dukundana ariko ntiwigeze tumarana gukoraho. Natekerezaga ko nimara kugupropoza bizoroshya ibintu, ariko nabwo wakomeje kumbwira ngo byose bizaba nyuma y'ubukwe. Ndumva rwose ibyo bintu nari mbirambiwe. Naho rero wa mukobwa Jojo wenyine yari yamaze kugenda, ariko mbere y'uko agenda yasize abwiye uyu mukobwa Claire ati impamvu ni yawe ni nawe iturukaho, uyu nguyu ntumurenganye, kubera ko iyo uza kumwitaho ntabwo aza yari kuba yaranshatse. Aha rero uko bari bari gutongana nyine ni nako bari bameze nk'abantu bari kurwana, kubera ko Jacques yashakaga gufata ku ngufu uyu mukobwa Claire. Naho Nikora yaje yiruka maze ahita afata nyine Claire amuturutse inyuma. Uyu rero Jacques rero yahise atangira gushaka kurwana na Nikora. Naho rero Nikora yahise atangira nawe kumukubita ingumi ziremereye ati n'ikindi gihe
niwongera kwiyenza kuri Claire ntabwo nzakubabarira. Jack rero yahise abwira Claire ati burya kino gihe cyose wakundanaga n'uyu musore niyo mpamvu utajyaga unyikoza. Claire ati ntuzongere kunyubahuka n'ikindi gihe. Naho rero Nicolas ati ceceka, umusore mubi gusa. Yahise yifatira akaboko Claire maze atamubwira ati tuve hano kubera ko n'ubundi uyu musore rwose ntabwo yaragukwiriye. Claire rero wari ubaye nk'umuntu utaye umutwe basubiye hahandi bari bicaye maze atangira kunywa inzoga zitagira umubare, dore ko yafataga icupa agashyira ku munwa akagotomera nk'ugotomera amazi. Byaje kugera harasinda maze atangira kuvuga amagambo menshi. Yatangiye rero kubwira Nicolas ati nkeneye rwose umusore utazigera mpemukira na rimwe, nkeneye umusore uzankunda ndetse nanjye nkamukunda. Ndashaka umugabo, ndamushaka kandi ubu ngubu kano kanya. Naho rero Nicolas yafashe uyu mukobwa maze aramubwira ati biragaragara ko umeze nk'umuntu wasinze, mbabarira rwose urekeraho maze uze ngo utahane nkugeze mu rugo. Uyu mukobwa rero yitegereje Nicolas maze atangira gushaka kumusoma. Nicolas rero akajya amubwira ati mbabarira, ibintu uri gukora ntabwo uri kubitekerezaho kuko uri gukoreshwa n'inzoga gusa. Ikindi kandi ngewe ntabwo ndi Jack, niba warebye neza ntabwo ndi Jack. Naho uyu mukobwa ati yego ndabizi ko utari Jack, ndabizi ko uri Nicolas, ariko uri ni Bogari. Yari yasinze nyine yivugiraga ibintu rwose bisa nk'aho atabitekerejeho. Yakomeje rero guhobera uyu musore ndetse biza kurangira anamusomye hano hantu bari bari. Wabonaga ameze nk'umuntu watakaje controle ndetse rwose yari ameze nk'umuntu watakaje ubwenge kubera ibintu byari byamubayeho. Wabonaga kwiyakira bimeze nk'aho byanze. Nicolas rero wabonye ko ibintu biri kurushaho kugenda biba bibi, yateruye uyu mukobwa maze agenda amwerekeza mu modoka. Yahise abwira rero umushoferi we ati mujyane maze umugezi iwabo agenda aruhuka kuko ntabwo ameze neza. Uyu mukobwa yahise afata ikoti Nicolas aramukomeza ati niba hari ahantu ntashaka kujya ni mu rugo iwacu, ntabwo nshaka kujyayo kandi ndakwinginze rwose mbabarira winsiga, mbabarira ahubwo uze tujyane iwanyu. Nicolas rero yabuze uko abigenza maze nawe yicara mu modoka aramubwira ati nta kibazo reka tujyane maze uruhuke. Baragiye rero bagezeyo uyu mukobwa araryama arasinzira araruhuka. Bwarakeye mu gitondo akangutse abonye ko yaraye kwa Nicolas, atekereje n'ibintu byose byabaye yumva yasebye, yumva ntabwo ashaka kureba Nicolas mu maso. Yarabyutse rero agenda gahoro maze ahita ataha. Yageze mu rugo rero abwira mama we ibintu byose, ukuntu byamugendekeye, ukuntu Jack yamuciye inyuma ku isabukuru ye. Naho rero mama wese amubwira ati njye uriya muhungu namukubujije guhera kera, ndabonaga atari we wawe, ariko kubera ko utumvaga narakwihoreye kugira ngo ibyo byose uzabyibonere. Sinzi impamvu wakomeje kwanga guhura n'umusore papa wawe yaguhitiyemo, kuko ni umusore mwiza, ndabizi ko numubona uzamukunda. Kubera ukuntu rero yumvaga yarakaye nyine Claire, ndetse yumva rwose akeneye guhindura ubuzima, yumva adakeneye kuzongera kubona Jack mu maso ye, yahise abwira mama ati uzi n'ikindi mama, muhamagare uwo musore ndumva nshaka guhura nawe, muhamagare uyu munsi aze kuza. Mama we yahise amuhamagara maze wa musore nawe abyumva bwangu rwose. Claire yariteguye maze amasaha ageze mama we yumvise umuntu akomanze. Yaramubwira ati genda urebe ukomanze, ashobora kuba ari wa musore uje kukureba. Claire yarafunguye maze akubitwa n'inkuba abonye Nicolas ari we winjiye, yambaye kositimu nziza cyane, ari guhumura ameze neza. Claire yaramwitegereje maze ahita amubaza ati ntumbwire ko ari wowe fiance wanjye waruje. Naho rero Nicolas ati wari usanzwe ubizi? Claire ati hoya ntabwo nari nsanzwe mbizi, nuko aya ngaya ariyo masaha twari twahanye n'uwo musore wari kuza kundeba. Nicolas rero utarashakaga gukomeza kuvuga ahagaze yahise amubwira ati none se wanyemerera maze nkinjira? Claire yahise amubwira ati injira nta kibazo. Baricaye rero maze mama wa Claire atangira kubabwira ukuntu nyine papa we icyifuzo cye cya mbere cyari ko umukobwa we yazabana na Nicolas
kuko Nikora ari umusore mwiza, ari umusore witonda, ari umusore nyine yabonaga ko rwose yamubera umukwe. Ikindi kandi uyu musore yari umusore uzi gukora cyane, dore ko yari afite amafaranga menshi, yari afite kampani nyinshi hano, kandi nyine yari umusore ubona ko afite ahazaza. Ikindi kandi yari umusore utagendera mu ngeso mbi. Papa rero wa Claire yabonaga nta kindi kintu cyamushimisha uretse kuba umukobwa we akunda cyane yabana n'uyu musore. Gusa kano kanya Nikora yari yatuje cyane rwose. Claire ati kubera iki igihe cyose twabaga turi kumwe utigeze umbwira na rimwe kuri ibyo bintu? Naho Nikora ati impamvu ntabikubwiraga, urumva nyine nkurusha imyaka 8 yose, natekerezaga ko rero udashobora kubifata neza, ko ahari nyine wifitiye abandi bana bo mu kigero cyawe mukundana. Ikindi kandi ntabwo nashakaga kugushyiramo ibyo bintu ngo bibe nk'aho ari imbaraga, gusa nyine ni uko nabonye n'ubundi watandukanye n'uriya musore, niyo mpamvu natekereje ko noneho byaba ari nacyo gihe cyiza cyo kugira ngo mpure nawe. Njyewe ndifuza kukuba hafi, niba rwose byashoboka wampa amahirwe. Aha rero Claire wabonaga ari kureba nk'umuntu rwose ubona nyine ibintu byacanze. Mama we yaramubajije ati Claire, none se ntabwo mwishimiye? Ntabwo ari mwiza bihagije kuri wowe se? Ko se tumukwereka ku myaka yawe 18 ugira anniversaire ko wari wishimye cyane ubona washyushye? Claire ati impamvu nari nashyushye nuko nyine nari nzi ko ari inshuti ya papa, niyo mpamvu nari nabishyuhiye, ariko ubu ngubu ndatunguwe. Mama we rero yahise afata ikiganza cya Nikora, afata n'ikiganza cya Claire, maze arabahuza, dore ko Nikora yari ari kureba Claire mu maso adahumbya, ubona nyine ameze nk'umuntu wamwishimiye cyane. Mama wa Claire yahise ababwira ati ngiye kubareka maze mube muganira. Naho rero ubundi Claire nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo umuhe amahirwe maze mugerageze mumenyane. Ndabizi neza ko numara kumumenya neza uzamukunda rwose nta kabuza, kubera ko papa wawe ntabwo yaguhitiramo nabi kandi uramuzi. Claire yaramwenyuye. Mama we rero akimara kugenda, Nikora yaramubajije ati none se urumva wampa amahirwe yo kugira ngo njye nawe turebe ko bishoboka? Kubera ko njyewe nta kigoye kirimo, nsanzwe ngukunda guhera umunsi wa mbere nkubona, natangiye kugukunda kugeza uyu munsi, ariko wowe ntabwo nzi uko bitekereza. Bakiri kuvuga ibi rero, uko bari kuganira rero, ni nako Claire yakomezaga kwitegereza uyu musore, ndetse rwose bari banamenyeranye cyane kubera ko byasaga nkaho bahoranaga. Claire yahise agira igitekerezo atari ko se ubundi kubera iki ntamwemerera maze tukagerageza amahirwe, cyane cyane ko nta kintu na kimwe kibi muziho. Yahise abwira rero Nikora atuzi n'ikindi, ndi kumva twagerageza amahirwe kubera yuko n'ubundi ntacyo guhomba gihari. Ikindi kandi ndakeka naba nkuzi neza bihagije kurusha ahubwo nuko nari nzi Jack. Wowe tuziranye imyaka myinshi ishize, niba hashize imyaka 4 tuziranye, ndakeka twaba tuziranye nyine bihagije. Nikora rero yahise amubwira ati none se ko atari aho bigomba kugarukira gusa, nifuzaga kugusaba niba nyine mu gihe tukiri kubitekerezaho wakwemera ko nkwambika iyi mpeta maze ukanyemerera ko ugiye gutekereza ahubwo niba njye nawe twazakora ubukwe. Mu by'ukuri wagira ngo Claire nawe ntabwo yari ari gutekereza neza, yahise yemera rwose amuhereza ikiganza, undi nawe amwambika impeta. Yari impeta nziza cyane. Aha rero Claire ahubwo yumvaga yishimye kubera ko proposal yabanje nta n'impeta bari bamwambitse, bari bamubwiye ko bazayizana. Ikigaragara cyo wagira ngo nk'ibintu byose yari ari gukora yari ari nko kwihorera kuri Jack ahari. Bakiri muri ibyo rero bumvise umuntu akomanze, maze Claire asohoka ajya kureba. Yahise asanga ari Jack wasinze umeze ukuntu, maze Jack ahita amubwira ati mbabarira, naribeshye rwose, ntabwo nakabaye naraguciye inyuma, gusa nari nanyweye inzoga, ntabwo nabonaga ko atari wowe, nabonaga rwose ari wowe. Claire ati nanga umuntu mbeshya, kubera ko ntugire ngo n'ubwa mbere menye yuko unca inyuma, nari nsanzwe mbizi nubwo nari ntarakugwaho neza ngo mbone ibihamya. Ubwo rero wimbeshya, ibyanjye nawe byararangiye.
uyu musore rero atangira kuzana amahane n'ubundi ati ntabwo bishoboka, ntabwo byarangira, tugomba gukora ubukwe kubera ko ibintu byinshi twamaze kubyishyura, ubukwe bugomba kuba byanze bikunze. Aha rero Nikora yumvise abantu bari gusakuza maze asohoka aje kureba. Noneho rero Jacques akibabona yahise asara ati ntabikubwira uri kunshinja kuguca inyuma, nyamara wowe uyu musore uri habara rye igihe cyose nababonaniraga narabizeraga mbona ko muri inshuti, naho burya mwancaga inyuma. Nikora rero yahise amubwira ati ceceka, nakubujije kuzongera kuvuga ibintu bidasukuye kuri Claire. Naho uyu nguyu rero ati hanyuma wowe ujya hagati yanjye na Claire nkande ko Claire ari fiance wanjye? Uwo nyine wabivugaga ni Jacques. Naho rero Claire yahise amubwira ati ndi ex fiance wawe, kubera ko kano kanya tuvugana ntabwo nkiri fiance wawe. Jacques ati uracyari we? Claire yahise azamura ikiganza maze ahita amubwira ati ubundi fiance w'undi muntu, uwo muntu kandi nta wundi ni Nikora undi iruhande. Uyu musore yatangiye kureba umurari kuko yumvaga bino bintu bimucanze. Uyu musore rero amubwira ati nizere ko uri kwikinira, nizere ko washakaga kunkinisha kuko ibyo ntabwo bishoboka. Claire ati ngewe se kuva ryari uzi yuko nkina n'ibyerekeranye n'urukundo? Ikindi nagira ngo nkumenyeshe ni uko ngewe na Nikora dufite ubukwe nyuma y'iminsi 2. Jacques ati ibyo bintu ntabwo wabinkora. Yahise n'ubundi ashaka kurwana na Nikora nk'ibisanzwe. Naho rero Nikora yahise amuterura maze aragenda ashyira inyuma y'igipangu aragaruka. Basubiye mu nzu rero we na Claire maze ahita amubaza ati mbabarira umbwize ukuri, ibintu maze kubwira Jacques ngo wari wabitekerejeho? Nibyo koko urashaka ko tuzakora ubukwe nyuma y'iminsi 3? Claire ati cyane rwose ndabishaka ndetse mbihagazeho. Nikora ati bitekerezeho neza kubera ko ngewe nafashe umwanzuro ukomeye, nzakora ubukwe rimwe gusa, ntabwo nzigera nkora ubukwe ngo ntandukane n'uwo twabukoze. Ubwo rero bitekerezeho kuko ngewe ntabwo nzigera nsubira mu bukwe na rimwe. Nidukora ubukwe ubwo bizaba ari burundu, tuzaba tutazegera dutandukana. Claire yahise amubwira ati nanjye nibyo nifuza, nanjye nahoraga nifuza ko nzakora ubukwe n'umuntu tutazegera dutandukana. Ikindi kandi papa wanjye yari umwizerwa kuri ngewe, buri gihe cyose yanyifurizaga icyiza. Ntabwo rero mpamya ko yaba yarampitiyemo nabi, ahubwo nizeye neza ko yampitiyemo neza. Niba ari wowe yashakaga ko twabana nuko yabonaga ko ari wowe dukwiranye. Kuri iyi nshuro rero nanjye ndatekereza ko ari wowe twaba dukwiranye. Niyo mpamvu rero nafashe umwanzuro, tuzakora ubukwe kandi ntabwo tuzigira dusubira inyuma na rimwe. Aba bombi rero barahoberanye, bisa nkaho rwose bari basanzwe bakundana, ariko nanone aba bari bamenyeranye cyane cyane, nubwo bari bamenyeranye mu bundi buzima busanzwe, ku buryo no gukundana byari ibintu byakoroha rwose, byasaga nko kubipa. Ubwo kandi ibintu byari birangiye, bahise babipanga maze nyuma y'iminsi 3 nk'uko bari babivuze bakora ubukwe. Gusa nyine bakoze ubukwe mu ibanga rikomeye, nta bantu na bamwe bigeze batumira uretse abari bagiye kubasinyira gusa n'ababyeyi babo. Aha rero nta foto n'imwe yigeze hafatirwa, dore ko nyine uyu musore yari umusore uzwi cyane. Ikindi kandi nta n'umuntu n'umwe wigeze amenya ibyaba ngaba. Mu ijoro ryabo rero rya mbere ry'ubukwe, Claire yagiye muri dushe maze agumayo. Yumvaga nyine yifitiye ubwoba, yumvaga ari kwibaza niba iri joro ry'ubukwe bari bubashe kurikonsoma cyangwa se biri bugende gute. Gusa nanone yakomeje kubitekerezaho maze yiha igisubizo. Yaravuze ati ariko n'ubundi niyemeje yuko ngomba nyine kuzakora igikorwa cy'urukundo umunsi nzaba nakoze ubukwe. Niba nakoze ubukwe rero na Nikora niwe wanjye nyine, ni na gutyo bigomba kugenda. Yamaze umwanya munini ariko aza gusohoka nyine muri dushe, yahise asanga Nikora yiryamiye ku buriri ari kureba ibishushanyo by'amakanzu uyu mukobwa yabaga yarashushanyije, kubera yuko n'ubundi rero Nikora yari afite nyine kampani yacuruzaga amakanzu ahenze cyane muri kino gihugu. Hanyuma babaga bakeneye abadizayina bayadezayininga, hanyuma ubundi abayadoda bakayadoda.
uyu mukobwa rero nawe nicyo kintu yari azi cyane, yari azi ibintu byerekeranye no kudizayininga aya makanzu. Yari afite rero ibipapuro byinshi cyane bishushanyijeho amakanzu agiye atandukanye. Uko rero yari yakabisize hafi aho ngaho, Nikora nawe nk'umuntu nyine uba muri uru ruganda yari abyishimiye kubireba. Yakomeje kubireba ahera kuri kimwe akurikizaho ikindi. Claire yasanze ari byo arimo maze ahita amubaza ati wari uri mu biki? Naho rero Nikora ati nari ndi kureba impano yawe, nari ndi kureba ubuhanga ufite. Uyu mukobwa yahise amubwira ati igitangaje ni uko ibyo ngibyo uri kureba ari amaburiyo, ntaranarangiza kubishushanya neza ngo mbinonosore. Nikora yahise amubwira ati uri umuhanga cyane, ariko uzabinyereke igihe uzaba wabirangije. Uhora untangaza ukuntu uri umuhanga. Nyamara rero akivuga ibyo ngibyo, uyu mukobwa yahise amubwira ati reka ahubwo mbikureho maze turyame. Akiri kuvuga ibyo yagiye kubonabona Nikora akubise umutwe hasi, nyine arasinziriye, ibitotsi byari byamwishe. Uyu mukobwa rero yahise atangira kwibaza ati ahise asinzira se ku ijoro ryacu rya mbere ry'ubukwe? Ariko nta kibazo, reka nanjye niryamire. Aba bombi bararyamye maze buracya mu gitondo. Mu gitondo cya kare rero bagikanguka, Nikora yitegereje uyu mukobwa, maze nawe akangutse ahita abona Nikora ari kumwitegereza. Yahise amubwira ati waramutse neza, ijoro ryacu rya mbere ry'ubukwe ryagenze rite? Naho Nikora utarashakaga kubivugaho yahise amubwira ati wowe se umeze neza, waraye neza? Uyu mukobwa ati yego naraye neza. Telefone ye rero yahise isona, maze bahita bamubwira ko nyine yari yamaze gutsindira akazi muri kampani n'ubundi ya Nikora. Bamubwiye ko rero bamufashe nk'umudizayina, ko ahubwo yahita aza maze bakavugana. Nyamara nta muntu n'umwe wari uzi ko uyu nguyu aziranye na Nikora. Nikora yahise amubaza ati none se mbwira ko wishimiye bigenze bite? Claire ati namaze kubona akazi muri kampani yawe nk'umudizayina. Nikora ati kubera iki utigeze ubimbwira? Claire ati ntabwo nabikubwiye kubera ko ntabwo nashakaga ko ushobora kubishyiramo akaboko. Nifuzaga kubikora ku bwanjye, bamfata bakamfata ku bwanjye, batamfata nabwo ntibamfate, ariko nyine utabigizemo uruhare kugira ngo batazajya bagira ngo naje ntabikwiriye. Nikora yarasetse ati ubundi niyo mpamvu ngukunda, kuko uri umunyabwenge cyane. Gusa niba hari ikintu kimwe wari ukwiye ni uwo mwanya muri kampani yanjye, cyane cyane ko dukeneye umudizayina. Noneho kandi ndabizi ko wowe uri umuhanga cyane, aho nzaba nkwizeye 100%. Claire rero yahise abyuka nyine maze aritegura, kubera ko yagombaga kujya aho ngaho ku kazi nyine kugira ngo bajye kuvugana. Gusa Nikora yahise amubwira ko yifuza kuza kumutwara maze akamugezayo kugira ngo ataza no gukererwa, kuko mu gitondo haba harambuye yaje mu muhanda. Gusa hagati aho ngaho Nikora yahamagaye nyine abantu bo ku kazi, cyane cyane uwari ushinzwe abakozi, maze amubwira yuko umugore we azamuzana hano muri iyi kampani. Gusa ntabwo bari bazi ngo ninde, no mu bukwe nta n'umwe wari uhari. Yababwiye ko nyine yimariye kandi ko nyine ashaka ko umugore we azaza gukorera hano. Hanyuma rero wa wundi ushinzwe abakozi yari ahagaze muri etaje, maze agiye kubona abona imodoka ya Nikora iraparitse, havuyemo uyu mukobwa Claire. Gusa nyine Claire yaviriyemo kure, ntabwo yashakaga ko begera hino, kuko ntabwo yashakaga ko ari umuntu n'umwe uri bumubone. Ariko mu by'ukuri wa mugabo yaramubonye ava mu modoka, yahise atangira gutekereza ati uriya se niwe mugore wa Nikora. Gusa numvise bivugwa ko uyu ashobora kuba afite umugore ukiri muto cyane, burase yaba ari uriya. Yabitekerejeho ariko nanone nta gihamya yari afite. Hanyuma rero uyu mukobwa akimara kwinjira, babanje kumubuza kwinjira nyine kuko batabonaga afite rendez-vous. Gusa nawe ntabwo yashakaga kuvuga yuko aziranye na Nikora. Muri kano kanya rero yarahagaze kuri reception, yagiye kubonabona Jack araje, dore ko nawe yakoraga nyine muri iyi kampani, ndetse rwose ari we ukuriye abantu bashinzwe umutekano.
yaraje rero ahita amubaza ati uri hano ukora iki? Wari uje kundeba se ngo twiyunge? Wari uje kunsaba imbabazi? Naho rero Claire ati ngiye ngusaba imbabazi nta na rimwe rwose nakugira nze gusaba, ubu tuvugana ndi umugore uri mariye. Ubwo yanamwerekaga urutoki rwambaye impeta. Uyu musore ati ngo iki? Ati ndi kurota se? Naho rero Claire ati ntabwo uri kurota, ibyo ni ibya nyabyo rwose, nta nubwo nazigera nifuza no kongera kugukubita amaso. Aha rero n'ubundi Jacques yakomeje kwiyenza kuri Claire amubwira ati ibyo rwose rero bivuga, ndabizi ko nshaka, ndabizi ko wankundaga, ndabizi ko rero utandika gutyo gusa. N'ubundi yari ari kumusatira amwegera wagira ngo n'ubundi arashaka kumusoma hano imbere y'abantu, hari n'abantu. Hanyuma rero Nikora yahise yinjira. Akinjira uyu musore Jacques yahise amubwira ati nanone kandi na hano se urahageze? Hano ho noneho ni mu bwami bwanjye, kubera ko ahangaha ni ngewe ukuriye abasekirite. Ubwo rero urumva ko noneho ndagufite, nizere ko utaje kunyemeraho, ahubwo se hano uhagejejwe nande? Ahangaha rero Nikora yari ari kumwitegereza maze ahita amubwira ati uzi n'ikindi, nakubujije kuzongera na rimwe kumenyera Claire, ariko wagira ngo ntabwo wumva, na hano nahagukosorera. Naho rero uyu musore asekana uburyarya ati hano rwose nabikubwiye, ni mu bwami bwanjye, nta muntu n'umwe ushobora kuhamenyerera. Ahangaha ni muri kampani. Ubwo nyine yari ari kuvuga irindi zina rya Nikora ati bosi wacu niwe muntu wenyine nakubaha, nta wundi muntu n'umwe nshobora kubaha. Ahangaha rwose mwese ahubwo nshobora kuhabakubitira. Yatangiye rero kuzana amahane. Naho rero Nikora yahise areba umu receptioniste. Naho rero receptioniste yahise amubwira ati bosi, urumva nyine yaraje kureba ikibazo gihari, kuko uyu mukobwa yaraje maze atubwira yuko ashaka kubonana n'ushinzwe abakozi, kandi nyamara twarebaga tukabona ntabwo afite appointment. Niyo mpamvu rero twari duhamagaye nyine sekirite kugira ngo ibikurikirane. Jacques rero acyumva ibi ngibi yahise amera nk'imboga zikubiswe n'umuriro, maze akanura ukuntu ati mushatse kuvuga se ko uyu nguyu ari we nyiri iyi kampani? Nikora aseka ati komeza nyine uvuga ibyo wavugaga. Uyu musore rero yabuze icyo avuga, maze Nikora ahita amubwira ati urirukanywe guhera kano kanya, nibaguhe buri kimwe cyawe cyose maze usohoke muri iyi kampani. Aha rero Claire utarifuzaga ko hari umuntu n'umwe uri bumenye yuko Nikora ari umugabo we, yahise ababwira ati none se mwandangira aho ndi buhurire n'ukuriye abakozi? Bahise bahamurangira noneho mu cyubahiro cyinshi. Nyamara ku rundi ruhande hari undi mukobwa witwa Jojo. Uyu ni wa wundi wari uri kumwe n'ubundi na Jacques muri ya bare nyine, hantu Claire yari yakoreye anniversaire. Uyu mukobwa rero aba yaje hano nawe gusaba akazi, kandi nyine biba ari kuri poste nawe y'umudizayina, dore ko nyine ari Jacques uba warahamurangiye ndetse akanamubwira ko ari umuntu ukomeye cyane. Hanyuma rero uyu mukobwa we yarinjiye, ageze nyine kushinzwe abakozi yaramwitegereje maze atangira kuvuga ati ariko se ubundi hagati y'uyu mukobwa n'uriya wundi ni uwuhe umugore wa Nikora bya nyabyo? Ariko yitegereje Jojo kubera ukuntu yari umukobwa mukuru ubona nyine utakiri umwana, yahise atekereza ati ndakeka ko uyu nguyu ashobora kuba ari we mugore wa Nikora. Nawe yarakekaga, ntabwo yari azi ngo ni uwuhe muri aba. Uyu rero ushinzwe abakozi wari wanamwibeshyeho yatangiye kumubwira ati none se ni wowe mugore wa bosi? Gusa nyine bosi rwose azi guhitamo neza. Nikora yahisemo neza, afite amahitamo meza. Uyu mukobwa yabitekerejeho neza, ariko ataragira ikintu avuga ahita avuga ati noneho bananyitiranyije n'umugore w'umuyobozi. Ibi ngibi byamfasha cyane, kuko Michael yambwiye ko. Jojo rero akimara kumva ko bamwitiranyije n'umugore w'umuyobozi ntabwo yabitinzeho, ahubwo yahise yumva agomba kubibyaza amahirwe. Mu mutima yahise atangira gutekereza ati niba mfite
Jacques ku ruhande rwanjye dore ko nabonye ashobora kuba ari n'umuyobozi kuko nk'uko yabimbwiye kuko nawe nyine hano arubashywe cyane, ubwo niba mufite noneho nkanishingikiriza uwo muyobozi wundi ni ukuvuga ko nzaba ndi umuntu ufashwe neza hano, bazajya kumvumbura kera cyangwa nta nubwo bazamvumbura. Yahise rero atangira kumubwira ati ntabwo nyine nkunda yuko banyita umugore wa bosi, nkunda ko banyita Jojo, niryo zina ryanjye, hano ndi umukozi nk'abandi. Ubwo nyine yashakaga kwicisha bugufi kugira ngo yerekane ko nta kibazo, ntibazajye banamuhamagara nk'aho ari umugore wa bosi kugira ngo atazafatwa. Kano kanya rero bahise bamwitaho kurusha nyine abandi bose, bahise bamuha poste nziza ndetse nyine bahita banamuha biro nziza cyane irenze izindi. Nyamara Claire we rwose bahise bamwereka biro iri aho ngaho nyine ijagaraye, iri aho hafi ya reception idashamaje habe na gatoya. Noneho ikintu gitangaje, aba bakobwa bombi bahurira hano bari bambaye amakanzu asa. Jojo rero wabonaga yirase cyane kuri Claire, atari ko uyu mukobwa ni gute yambara ikanzu isa n'iyanjye, njyewe mfite inzu y'imideli. Ni ukuvuga ko rero iyi kanzu ni imwe rukumbi gusa yakorewe mu nzu yanjye y'imideli. Bishatse kuvuga ko rero iyi yambaye niyo yakopiye, iyi rwose ntabwo ari iya nyayo. Kandi mu by'ukuri Claire niwe wari wambaye ikanzu ya nyayo kuko bari barayiguze amafaranga menshi cyane. Uyu mukobwa ni nabyo ari kuvuga Jojo ati uyu nguyu ntabwo amafaranga yo kugura ikanzu ihenze gutya yayibona, ariko mu mutima we yari gutekereza ati Imana imbabarire ntihabe hari umuntu uzi kubireba kuko yahita amenya ko ari njye nambaye iya feke, iyi ngiyi ariyo ya nyayo. Naho rero kano kanya Claire yahise avuga ati ndabona Jacques azi kugura ibintu byiza. Ubwo nyine akivuga ibyo ngibyo bagize ngo ari kuvuga ko Jacques ariwe wamuguriye ikanzu yambaye, kuko abantu bari babizi nyine ko we na Jacques ari inshuti. Aha rero ho wa muntu wari ushinzwe abakozi yahise yemeza neza ko noneho uyu Jojo ari we mugore wa Nicolas, kubera ko n'ubundi byumvikana ko Jacques akundana na Claire. Gusa nyine Claire yaragiye yicara muri ya biro bari bamuhaye atangira kuyitunganya, ntacyo rwose byari bimubwiye habe na gatoya. Saa sita zigeze rero abakozi bose bari bashyushye. Hari umukobwa hano wakundaga kwibonekeza, we nyine yari yatangiye kwibonekeza kuri Jojo, ari kumubwira ati rero njyewe rwose nzajya nkwereka buri kimwe cyose, ubundi nyine uzagerageze umvuganire kwa bosi maze bazampa umwanya mwiza. Jojo nawe ati nta kibazo rwose nzakuvuganira. Saa sita rero zigeze abakozi bose baraje nyine ngo baje kwakira umugore wa bosi, bamusaba ko nyine bajyana muri resto ihenze iri hafi aho ngaho bafatiragamo amafunguro maze bakajya gusangira. Nawe ati nta kibazo. Claire yasigaye hano wenyine ariko yumva inzara imwishe ndetse yumva mu nda ibintu biri kuvuga kubera inzara, ari kwikanda mu nda, ariko nta mafaranga yari afite kugira ngo ajye gufata amafunguro. Yagiye kubona rero abona Nicolas aratungutse afite akantu mu ntoki kari karimo utubuwate turimo ibyo kurya. Claire yahise amubaza ati none se kuje? Naho rero Nicolas ati natekerezaga yuko umugore wanjye yakoresheje imbaraga nyinshi akaba ashonje. Ahangaha rero yamuhereje amafunguro yaramuzaniye, maze Claire aramushimira ati urakoze rwose kunyitaho. Yahise amubwira ati ariko nyine genda hatagira umuntu uza akadusangana turi twenyine. Nicolas yahise amusoma maze aramubwira ati akazi keza. Yarigendeye. Claire nawe asigara ari gufata amafunguro ariko ibyishimo ni byose, ari kwisetsa kubera ukuntu nyine yabonaga ko yaziri kumurenga. Umunsi wakurikiye rero Jojo yafashe ibintu byinshi byo gukora maze abihereza Claire. Yamusabye ko agomba gutaha ari uko abirangije, mbese yari yiyemeje kuzajya amukoresha imirimo y'uburetwa. Claire yarakoze, amasaha yo gutaha agera atarabirangiza. Nicolas yaramuhamagaye ari hasi nyine kugira ngo batahe, maze Claire ahita amubwira ati ndacyafite ibintu byinshi byo gukora, icyaba cyiza waba utashye naza kugusanga mu rugo. Nicolas rero yaratashye yicara muri salo arategereza, ariko abona nyine Claire aratinze.
yigiriye inama yo gusubira ku kazi kubera ko yabonaga amasaha yakuze cyane. Nyamara icyo atarazi, Jack yaje hano ku kazi aje kureba Claire, dore ko nyine Jojo ari we wari wamubwiye ibyabaye byose, yamubwiye yuko Claire ari hano. Uyu rero Jojo yashakaga nyine ikintu gishobora gutuma abantu bose batera icyizere Claire. Ahangaha Claire yibereye mu kazi atangiye no gusinzira, umunaniro ari wose. Yagiye kubona abona Jack arinjiye, yaramubajije ati wowe urakora iki hano ko bakwirukanye? Naho rero uyu musore ati narinje kugira ngo ibyo tutigeze dukora tubikore uyu munsi kubera ko ndabizi ko nawe unyifuza. Uyu mukobwa yaramubwiye ati ndavuze ngo genda cyangwa se mvuze induru mpamagara abasekirite. Uyu musore ati nta muntu n'umwe wakumva kuko turi muri etaje yo hejuru cyane, ikindi kandi abasekirite bose bari hasi, nanone kandi abandi bantu bose bakorera muri iyi nyubako bamaze gutaha. Mbese urebye ninjye nawe turi hano twenyine. Uyu munsi rero ngomba kwishimisha uko byagenda kose. N'ubundi yari ari kumufata maze akajya amutsindagira ku gikuta. Nyamara Nikora yatungutse hano abona nyine Jack ari gutsindagira ku gikuta uyu mukobwa, ndetse yamufashe amaboko akayegeka ku gikuta. Jack yatangiye gutekereza ati none se birashoboka yuko umugore wanjye yaba agikunda Jack? Birashoboka ko baba baratandukanye ariko mu by'ukuri umugore wanjye agakomeza amukunda? Yagiye kubona rero abona Claire akubise umugeri mwiza Jack, ndetse aramusunitse ati ndavuze induru, kandi wibuke yuko umugabo wanjye yakubwiye ko niyongera kukubona iruhande rwanjye muzaserera. Aha rero Nikora yahise abona neza yuko nta ruhare na rutoya Claire abifitemo. Yahise aza yiruka maze ahita akurura Jack, yatangiye kumuhata ingumi. Yaramubwiye ati noneho kuri iyi nshuro ndabona utangiye kurengera, ahari nkwiriye guhamagara polisi mukaba ariyo mudiringa ibisigaye. Jack akimara kumva ibi bintu yagize ubwoba maze ahita agenda yiruka, kuko yatekerezaga ko noneho polisi imufashe ishobora kumufunga, kandi noneho yari yaramenye ukuri ko uyu mugabo ari we muyobozi wa hano hose. Aha rero Nikora yahise ahobera umugore we ati umva, ni ukuri ndababaye ku bintu byose byari bitangiye kukubaho. Claire ati ahubwo se wabwiwe n'iki ko ndi hano kuje aya masaha? Naho rero Nikora ati nabonye utinze gutaha, ntekereza ko bitameze neza, niyo mpamvu rero nafashe umwanzuro wo kuza kukureba ngo ndebe uko umeze, gusa ntuzongere gukora ngo ugeze aya masaha. Claire ati kubera ko ndi mushya mba mfite ibintu byinshi byo gukora, niyo mpamvu nyine ntinda hano. Bahise bataha, ubona rwose Nikora bimubabaje ukuntu umugore we bamumenyera n'ukuntu bamukoresha akazi kenshi. Bageze rero mu rugo maze Nikora atangira kumubaza ati mbwira, ese ku kazi haba hari umuntu ukubangamiye? Haba hari umuntu ukuvunisha? Mbwiza ukuri uko bimeze, ko abandi bose baba batashye ugasigara wenyine kandi atari wowe mushyashya uhari. Naho rero Claire yaramubwiye ati oya nta kibazo, nuko gusa mba mfite ibintu byinshi byo gukora, kandi kubera ko nyine ndi mushya urumva nasanze hari akazi kenshi kadakoze ngomba gukora. Nikora ati mbabarira umbwire, ndi umugabo wawe urabizi kandi ndagukunda, mbwira ikintu kitagenda maze nkiteho. Claire ati niyo mpamvu nagiye gusaba akazi ntakubwiye, nuko numvaga nifuza gukora ibintu byose mu buryo bwanjye, n'ubundi rero kano kazi ni akazi kanjye, mbabarira n'ubundi nkomeze ngakore neza, ibindi byose nta kibazo nanjye nzabyitaho. Nikora yaramubwiye ati nta kibazo niba ari uko nguko byumva, ngaho rero kubera ukuntu unaniwe ngaho buruhuka, reka njye kuryama mu cyumba cy'abashyitsi. Claire yamusabye ko yaguma hano ariko Nikora arabyanga. Nikora we rero yatekerezaga ko hari uyu mukobwa ashobora kuba yaramwemereye ko bakora ubukwe, ariko mu by'ukuri ataramukunda. Niyo mpamvu nyine yabaga anafite ubwoba bw'uko bakora urukundo. Yaribazaga ati ubundi uyu mukobwa umunsi umwe nabyuka maze agasanga atarigeze ankunda, ndetse atarifuzaga ko twakora ubukwe, agashaka kunsiga, icyiza ni uko ntazaba narigeze rwose mukozaho intoki zanjye, ngomba kumureka we wenyine, akazaba ari we nyine wumva ko icyo gikorwa kigomba kuba, ariko ntabwo ngomba kubikora nk'aho ari itegeko. Niyo mpamvu rero Nikora yakundaga kumugendera kure cyane. Hanyuma rero umunsi wakurikiye Claire yarabyutse maze ajya ku kazi. Akigera ku kazi rero Jojo
yahise amuzanira ikindi kirundo cy'ibindi bidosiye. Naho Claire atari ku bukoko wampaye bikeya ko naniwe, naraye ijoro ryose ndi gukora akazi hano. Jojo rero yahise amubwira ati urabizi neza ko wari uri gukora akazi cyangwa wari uri kwishimisha? Kano kanya rero Claire yahise amubwira ati ushatse kuvuga iki? Jojo ati hanyuma se Jack ntiyaraye aje hano kukureba? Ndakeka mwagiranye ibihe byiza, mwiyunze, mwasubiranye. Naho rero Claire ati ntumbwire ko ari wowe wamubwiye ko nsigaye hano njyenyine? Uyu mukobwa Jojo ati yego rwose ni njye nabimubwiye, gusa nanone ntugire ikibazo, humura n'ubundi nzamwigarurira, naramugutwaye n'ubundi nzamugumana. Ku rundi ruhande rero Nikora wenyine yari ari kumwe n'umushuti we bari mu rugo. Uyu mushuti uri kumubaza ati none se mbwira ibyawe nyine n'umugore wawe bimeze bite? Naho Nikora ati ntakubeshye nta kigenda rwose habe namba, kuko mba mbona wagira ngo ntabwo ankunda, mba mfite ubwoba rero bwo kumukoraho kuko rwose ntekereza yuko umunsi umwe azabyuka akansezera akambwira ko yakoze ubukwe ahubutse. Uyu mushuti wese amubwira ati kuki se watekereza ibyo bintu, ahubwo ukwiye kumubwira mukicara mukabiganiraho maze ukumva icyo abitekerezaho. Kandi ikindi kuba umurusha imyaka 8 sintekereza ko ari ikintu kirenze, ni ibintu bisanzwe cyane, abantu benshi baba bayirutana. Couple nyinshi usanga umugabo aruta n'umugore imyaka 15 kandi nta kibazo bakabana neza bagahuza. Naho rero Nikora ati mba ntekereza ko ashobora kuba mbona nk'umusaza kubera iyo myaka murusha. Naho rero uyu mushuti we ati ahubwo ashobora kuba kubona nk'umugabo nyamugabo kubera ko nyine umurusha iyo myaka, ashobora kuba atekereza ko hari ibyo uzi watazi, ari nayo mpamvu ashobora kubikubahira. Ndumva ngiye cyo nta kibazo kirimo, mukwiye kwicara maze mukabiganiraho. Nyamara ko yari ari gutekereza ibi, ni nako Claire aho yari ari nawe yari ari gutekereza atari ko ubanza Nikora atarigeza nkunda, kubera iki atemera yuko dukonsa mu bukwe bwacu kuva twakora ubukwe akaba nta kintu namba turakora. Nyamara yahise ahamagara wa mushuti we bari basanzwe nyine baganira ibintu byose, maze ahita amubwira ati umeze ute? Wa mushuti ati mbwira rero mu rugo rushya bimeze bite, mbwira ukuntu gahunda zimeze. Naho rero Claire yahise amubwira ati ntako bimeze, kubera ko mbona hari Nikora ashobora kuba yaranshatse ahubutse, ashobora kuba ari uko yabisezeraniye papa ariyo mpamvu yanshatse ariko atarankundaga. Uyu mukobwa yahise amubaza ati bimeze bite? Claire yamubwiye byose uko bimeze, ati mba mbona bisa nkaho Nikora angendera kure cyane. Uyu mukobwa yahise amubwira ati reka nkugire inama yuko biri bugende. Yamubwiye rero amabanga ndetse amubwira n'uburyo ashobora kwitwara, maze ibintu byose bikaza kugenda neza. Iri joro rero Claire yaratashye maze ajya muri dushe arakaraba nyine yimeza neza nk'uko bisanzwe. Rero Nikora yari yagiye kuryama mu kindi cyumba. Claire yamusanzeyo maze arakomanga, yari yambaye utwenda tw'ijoro turi sexy koko. Nikora rero yaramubwiye ati njira, maze Claire ahita aza aramubwira ati nari nkuzaniye amata. Mu gihe Nikora akiyafata, Claire yahise atangira kumusoma. Nikora yarikanze ariko nanone arirekura. Claire yahise amubwira ati ndagukunda, sinzi niba ubibona ariko ndagukunda, kandi rwose nakoze ubukwe nawe nabitekerejeho neza, ntuzigere utekereza ko nahubutse. Nikora yahise amubwira ati nibyo se koko ntabwo wahubutse, wabitekerejeho neza? N'iki gikorwa uri kwifuza ko dukora nacyo wagitekerejeho neza, urumva ubishaka nta mbaraga nashyizemo? Naho Claire ati weya rwose nta kibazo, njye nawe twakoze ubukwe, ndi umugore wawe, dukwiriye rero no gukonsoma ubukwe bwacu. Aba bombi rero barirekuye maze bagirana ibihe byiza, bagirana ijoro batazigira bibagirwa na rimwe. Bukeye mu gitondo rero Nikora yabwiye Claire ati wakoze cyane, nagize ijoro ryiza ntigeze ngira mu buzima bwanjye, gusa uzajya umenya ko ngukunda n'umutima wanjye wose, namaze imyaka 4 yose ngukunda kandi ngutegereje. Ubu rero uri uwanjye, mba numva nshaka kuguha care z'isi yose,
ikindi kandi mba numva nabwira isi yose ko uri umugore wanjye, mba numva nifuza kubwira abantu bo muri sosiyete yanjye bose ko ari wowe mugore wanjye bagatangira kukwitaho. Naho Claire ati hoya wibibabwira, kubera ko ndashaka kubanza gukora akazi neza, nkabanza nkamenya buri kimwe cyose kugira ngo batazajya banyitaho by'umwihariko uko batita ku bandi. Ndifuza kuba umukozi nk'abandi, nkabanza nkamenyera akazi. Ibyo ngibyo tuzagira igihe cyo kubivuga. Uyu munsi rero n'ubundi nk'ibisanzwe Claire yagiye ku kazi, ariko mu by'ukuri Nicolas yabonaga ko bisa nkaho hari ikintu kitagenda ku kazi. Yahamagaye rero asista we maze ahita amubwira ati ndashaka ko uncungira, ugakomeza kuncungira umugore wanjye, ukandebera umuntu uri ku kazi umubangamiye, kuko ntabwo nifuza ko abantu babangamira umugore wanjye. Kandi koko yari abangamiwe na Jojo ndetse n'undi mukobwa w'inshuti ye baramufatanyaga, bamubonaga nk'umukobwa udafite ikintu amaze. Bose babaga bari kumuvuga, bari kumuvunisha, mbese bamukoreraga ibintu bidashimishije habe na gatoya. Uyu munsi rero kubera ukuntu Claire yari amaze igihe akora cyane, yari afite umunaniro udasanzwe, yari yicaye ari mu kazi maze akajya asinzira, agakubita umutwe, akongera agakora akazi, akongera agasinzira. Mu kanya gato rero umu asista wa Nicolas yaje kubabwira ko bosi agiye kuza hano, ndetse ko rwose bagomba kwitegura bose, ko nyine agiye guca mu ma department yose areba nyine ibihakorerwa, ko agiye gusura, kandi ko ibi bintu ari ibintu biba gakeya. Hanyuma rero ba bakobwa bose bahise babwira Jojo bati bosi wacu ubusanzwe ntabwo ajya aza hano kuko ahaza mu manama akomeye gusa. Kuba rero agiye kuza nta yindi mpamvu imuzanye, ashobora kuba ari ukubera ko nyine wowe mugore we uri hano ari wo baje kureba. Nyamara bakivuga ibi Jojo yahise yumva ameze nk'umuntu urwaye mu nda haramuriye, yumva ibintu birikaraze. Ati noneho ndapfuye, ndafashwe kuri iyi nshuro, ngomba gukora ibishoboka byose simfatwe. Yabwiye aba bakobwa ati reka nze ndaje gatoya mbanze nyine ngire icyo njya gukemura. Baramubwiye bati hoya, ubwo se n'iki kintu cyihutirwa kurusha nyine kwakira umugabo wawe muri iyi kampani. Nyamara bakivuga ibi ngibi Nicolas yari yinjiye. Jojo rero mu isoni nyinshi yahise anyonyomba, maze aragenda yicara iruhande rw'intebe Claire yari yicayemo. Yumvaga nyine ameze nk'umuntu ushaka guhisha isura kugira ngo ataza guhuza amaso na Nicolas. Gusa yaramubonye maze ahita atangira kuvuga ati ese ni uyu nguyu bita Nicolas? Gusa nyine uyu musore ni bogari, ni na mwiza, ahubwo ngomba gukora uko nshoboye maze nkazamwigarurira. Nyamara akiri kuvuga ibyo ngibyo, ushinzwe abakozi yahise amubwira ati umugore wawe dore nguriya. Akimwereka yamutungiye urutoki, urumva yari atunze urutoki kuri Jojo, ariko Jojo yari yicaranye na Claire. Hanyuma rero Nicolas akirebayo, Claire yahise abirinduka nyine abaraguye kubera umunaniro, nta nubwo we rwose yari ari kureba. Akigwa rero Nicolas yahise agenda yiruka amubaza ati umeze neza, umeze neza, ari nako ari kumuhungiza ababwira ati muhamagare ambulance vuba vuba. Yahise amuterura maze aragenda nyine amushyira mu modoka, bamujyana kwa muganga. Aha rero basigaye bari kubaza Jojo bati none kubera icyo umugabo wawe atakwitayeho, atanagusuhuje, ahubwo akaza nyine ari kwirebera uyu mukobwa? Uyu rero Jojo yahise ababwira ati nyine ndakeka ari uko yaraguye, kandi nta kindi kintu cyo gukora cyari gihari, yagombaga kumwitaho nyine kubera ko ubuzima bwe bugize ikibazo muri kampani yacu, murumva ko twese byadukoraho. Bati yego ibyo uvuga nibyo. Bakomeje bamubwira batari ko tuba tubona wagira ngo hari ikindi kintu nyine kiri hagati ya Claire ndetse na Nicolas. Ubwo wa wundi ushinzwe abakozi niwe wari uri kuvuga ukuntu nyine ajya abona bameze nk'aho basanzwe baziranye. Jojo rero yatangiye guhimba imitwe kugira ngo n'ubundi akurura amarangamutima y'abakozi ba hano bose. Yatangiye kurira kano kanya rwose atanabitekerejeho umwanya. Bati none se kuri kurira bimeze bite? Ati ntabwo mwabyumva, nanga kubabwira ibibazo byose mfite mu rugo, buriya ntabwo tubanye neza n'umugabo wanjye, ndetse rwose bisa nkaho turi hafi no gutandukana kandi dukoze ubukwe mu gihe gito gishize.
kubera nyine yuko afite undi mukobwa bakundana. Uwo mukobwa bakundana rero nta wundi ni uyu nguyu Claire, agiye kunsenyera, agiye kuntwarira umugabo. Erega yaririjije ibintu birakomera, abantu bose impuhwe ziraza, mbese batangira kumuhoza, batangira kumubwira kuri uriya mukobwa batari bazi ko ari umwana mubi bigezaho. Noneho bamwe mu bakozi batangira kuvuga ko rwose batifuza gukorana n'uriya mukobwa, ahubwo ko ari byiza ko yakwirukanwa kubera ko ari umukobwa mubi ndetse ashaka gutwara umugabo w'undi muntu. Baramugambaniye ubwo yari yagiye kwa muganga, bose neza babyumvikanaho. Nikora rero wavanye Claire kwa muganga, bahise bataha mu rugo kugira ngo ajye kuruhuka. Yaragiye rero amwitaho maze amusaba ko rwose yamara iminsi ari kuruhuka, ariko Claire ntabwo yabishakaga. Yaramubwiye ati oya, ngomba gusubira ku kazi. Bwarakeye rero n'ubundi asubira ku kazi. Bari ku kazi rero akazi kashyushye, bagiye kubona babona ushinzwe abakozi araje. Yari afite itangazo yagombaga kubagezaho. Yababwiye ko rero hari amarushanwa muri iki kigo cyabo, ndetse ko bifuza nyine umudizayina umwe uzi kudizayininga amakanzu meza kurenza abandi bose. Yababwiye ko rero bagomba kugira nyine amarushanwa. Abadizayina bari bari hano bari babiri gusa, yari Claire ndetse na Jojo. Yababwiye rero yuko bagomba nyine gushushanya amakanzu bizeye ko ariyo makanzu yabo ya nyuma arenza ayandi, maze nyine amarushanwa akaba. Gusa nanone abantu bose amajwi yose bayahaga Jojo, ndetse batekerezaga ko rwose adashobora kubasha gukompeta na Claire, ko Jojo nyine ari we ugomba kuba uwa mbere ndetse akegukana aya marushanwa. Batangiye rero gushushanya nyine, ariko mu by'ukuri Jojo nta n'ikintu na kimwe yigeze ashushanya, ahubwo yarebaga ibyo Claire yari ari gukora. Claire rero yamaze gushushanya ibintu byose, buri buke nyine amarushanwa aba. Buri buke rero amarushanwa aba, Jojo yinjiye muri biro ya Claire maze afata bya bishushanyo bye, yarabifotoye maze arangije aragenda nyine arabyimprima. Aha rero barabyutse nyine bajya mu marushanwa nk'ibisanzwe, buri wese yari afite nyine ibyo ari buze kwerekana. Hanyuma babajije ushaka kubanza, maze bateye intoki bose bahurijeho nyine ko bose bashaka kubanza, ariko abantu bose kubera ko bari bashyigikiye Jojo bamusabye ko ari we wabanza. Yaragiye yajya imbere ajya kwerekana nyine amafoto y'amakanzu ye. Yaragiye afata ya mafoto atangira kuyamanika ku gikuta nyine ari kubereka. Ahangaha ari kuyerekana, Claire yahise abona yuko ari amadese ye, gusa nanone yarakomeje kubyitegereza. Aha rero yatangiye gusobanura ko rwose impamvu yashushanyije ibi bintu ari ukubera ko nyirakuru yakundaga kumubwira ko yifuza kuzambara ikintu yashushanyije. Yafashe signature ya Claire yabaga iri kuri aya mafoto yose, maze avuga yuko ibi ngibi nyine ari byo bintu bimwinspira, ariyo mpamvu ariryo jambo yandikaho. Aha rero abajaji barebye ibi bintu maze barabyishimira cyane. Bose bamubwiye yuko yakoze akazi k'indashyikirwa, ndetse bose bamuha amanota 10 ku 10. Aha rero Claire yahise ababwira ati ariko aya madese yose ni ayanjye, ibi ni njyewe wabidizayininze muri kureba. Bose batari kwa mukobwa we, kubera icyo ukunda akavuyo, kubera icyo ukunda kwigaragaza, gute se byaba ari ibyawe kandi mu by'ukuri ari we uri kubipresenta? Nawe ati nyine yakopiye ibintu byanjye. Bati gute yaba yabikopiye kandi atabizi? We niwe wabanje none yakopiye ibintu byawe. Induru rero yabaye induru, dore ko nyine uyu mukobwa Jojo yari ari kuvuga yuko buri gihe cyose Claire aba ashaka kwiyitirira ibintu by'abandi, ko ntacyo ashoboye no gushushanya atabizi. Nyamara Claire nawe ati gute ahubwo wavuga ibyo bintu kandi akazi kawe kose ari njye ugakora? Ibyo bakubwiye kudizayininga byose urabimpa nkarara mbikora, nkora ibyabo ngakora n'ibyanjye. Gute wambwira ko ari we wadizayininze bino bintu kandi nta kintu na kimwe uzi, utazi no gufata creyo? Aha rero intambara yari yarose. Nikora rero yaje kureba nyine ibiri kubera hano. Akinjira yasanze intambara ari yose, ndetse rwose bamaze gufata umwanzuro ko Claire agomba kwirukanwa.
dore ko n'ubundi byasaga nk'aho bari bamurwaye, baburaga akantu gato cyane gakoma imbarutso maze bakamwirukana. Bari bari kumubwira amagambo mabi bati umukobwa uzi gutwara abagabo b'abandi gusa, nta kindi ashoboye. Bari bari kumubwira ibintu byinshi bitandukanye ndetse rwose biri kumukomeretsa. Aha rero Claire yari yanatangiye kurira kuko nta muntu n'umwe uri muri iyi sare wari uri ku ruhande rwe, abantu bose bari bari ku ruhande rwa Jojo. Nikora rero akinjira ati hano habaye iki? Naho rero Claire wari ufite agahinda kamwishe yatangiye kubwira Nikora ati bantwaye amadese yanjye, ibintu byanjye naruhiye, dore ubu tuvugana Jojo niwe uri kubipresenta. Naho Nikora ati nimunsobanurire uko byagenze. Jojo nabo barisobanuye ndetse abantu bose bajya ku ruhande rwe bemeza ko ari ibye. Nikora rero watekerezaga vuba cyane yahise afata umwanzuro wo kubwira aba bakobwa ati muzi n'ikindi, kubera yuko nta wabasha kwerekana ko ari ibye ngo yerekane ibimenyetso, kano kanya ngiye kubahereza impapuro maze mwese mujye imbere mugiye gushushanya tureba kandi musubiremo ibingibi muri kurwanira, kuko buri wese ari kuvuga ko ari ibye nibyo n'ubundi mugiye gushushanya. Aha rero barabibatse bose maze barabibika, gusa bagiye kubaha impapuro uyu mukobwa Jojo yari ari gutitira kuko yari abizi neza ko nta kintu ashoboye. Baragiye rero bajya aho ku gikuta nyine bari bari kumanika maze batangira gushushanya. Claire yashushanyaga ari no guseka ubona yishimye ari ibintu bimushimishije, naho Jojo we rwose wabonaga yabuze icyo akora neza neza. Umwanya rero babahaye warashize maze basanga Jojo nta kintu namba yakoze kuko ntacyo yari azi nyine, naho Claire yari yashushanyije neza ibihuye na ya makanzu Jojo yerekanye. Nikora yahise ababwira ati mwabibonye? Naho rero aba bari bari hano nyine batangiye kuvuga bati gute se Jojo yaba yavugaga ko ari ibye? Atereka nyine n'ubundi impamvu twe twari turi ku ruhande rwa Jojo, urumva nyine Jojo yararenganye. Yatubwiye yuko uyu mukobwa ari uri gusenya urugo rwanyu, yatubwiye ko ari ihabara ryawe. Nikora kibyumva ati ngo iki? Ati ihabara ninde muri kuvuga? Bose batunga urutoki Claire. Claire ati njyewe ihabara kandi? Naho rero Jojo yari yatangiye kugira ubwoba ndetse rwose yabuze n'aho areba. Nawe ati ibyo ninde wabibabwiye? Bose bati ni Jojo watubwiye yuko ari umugore wawe, ko rero urugo rwanyu ruri gusenyuka kubera uyu mukobwa. Twese rero twaramurakariye kubera ko nyine yari ari hafi gusenya urugo rw'umushuti wacu. Ubwo bavugaga Jojo nyine bose. Aha rero Nikora yahise ababwira ati ikintu gitangaje ni uko uyu mukobwa ari ubwa mbere mubonye. Umugore wanjye ni uyu nguyu Claire, uyu niwe mugore wanjye twambikanye impeta, ndamukunda cyane ntabwo ari ihabara ryanjye. Aha rero ari kuvuga ibingibi Jojo yari yabaye nk'imboga zakubiswe n'umuriro neza, nta jambo na rimwe yari ari kuvuga. Abantu bose barahindukiye baramureba. Wawo undi ukuriye abakozi ati ntabwo bishoboka, ati bose ndakwinginze umbabarire, tekereza ko nari ngiye gukora ikosa utari kuzambabarira, nari ngiye kwirukana Claire kubera nyine gutekereza ko ibyo uyu mukobwa ari kuvuga ari byo. Naho rero Nikora ati ntabwo ari byo, ariko mwese mukwiriye gusaba imbabazi umugore wanjye. Bose rero batangiye kumusaba imbabazi, ariko nanone Nikora ahita ategeka yuko uyu mukobwa Jojo ndetse na wa mukobwa wundi bafatanyaga gukorera ubugome Claire bose bahita birukanwa kano kanya. Ndetse Nikora ategeka yuko nta handi hantu na hamwe muri iki gihugu bazongera kubona akazi. Aha rero bahise babasohora, ariko nanone abantu bose basigara bumiwe ndetse rwose basigara bari gusaba imbabazi baciye bugufi Claire, ndetse banamushimira ukuntu yicisha bugufi n'ukuntu yababaniye neza n'ukuntu yihanganiye ibintu byose byamubagaho. Bakiri aha nanone rero bakiri kuvugana, Nikora yagiye kubona abona Claire ameze nk'umuntu ugiye kugwa. Yahise amufata kubera ko yari amwegereye. Yahise amubwira ati nyamara ndabona ugifite ikibazo, dukwiriye gutaha tukajya mu rugo maze ukajya kuruhuka. Naho Claire yaramubwiye ati hoya reka nta kibazo ngume hano. Nyamara akivuga ibi umutwe yahise awunaga n'ubundi ahita amera nk'umuntu uguye igihumure. Aha rero Nikora yahise amuterura n'ubundi maze amusaba yuko bajya kwa muganga. Gusa nyine wabonaga Claire afite utubaraga duke cyane rwose ndetse atabasha no guhagarara.
yaramujyanye rero amujyana kwa muganga maze asaba yuko bamukorera ibizami byose bakareba ikibazo afite. Nyamara mu kubaha ibisubizo bababwiye yuko ari abanyamahirwe cyane kubera ko nta yindi ndwara barwaye, ahubwo nyine ko Claire atwite inda y'ukwezi kumwe. Aha rero bari bari kubwira Claire bati ugomba kwiyitaho, noneho ntabwo ugomba gukora akazi kakuvuna. Impamvu ibi byose byakubagaho ni ukubera ko wifunishaga kandi utwite. Ugomba gukontorora imirire yawe ndetse rwose ukanakora nyine akazi karinganiye. Ahangaha bakibivuga Nikora we nyine ibyishimo byari byamurenze, yahobereye Claire maze akajya amusomagura ntarekere. Naho rero Claire we nyine n'ubundi yari akemereye nk'umuntu wibereye mu bizunga. Baratashye rero bageze mu rugo, Nikora yagiye ku ruhande maze ajya guhamagara muganga. Yari ari kumubaza rero niba nta kibazo namba afite. Yari ari kumubaza ati nizere ko rwose umugore wanjye ameze neza kubera ko ntabwo nifuza yuko yazakuramo iriya nda. Nyamara Claire waje nyine akurikiye umugabo we akigera ku muryango, we yatangiye kumva ibice. Yumvise ahubwo Nikora ari guhamagara umuganga amusaba ko yazamukuriramo inda. Claire byaramubabaje maze ahita asohoka hano, ahita agenda yerekeza iyo mu muhanda atazi yagiye. Ati burya bwose Nikora ntiyigeze ankunda, niyo mpamvu byari byaranamunaniye kunkoraho. None n'umwana ntwite ntabwo amushaka, arashaka yuko dukuramo inda. Yagendaga arira inzira yose. Hanyuma rero hirya y'aho bari batuye hari ahantu hari akantu kameze nk'agashyamba. Yagiye rero ari kugenda agenda ari mu bizunga rwose ubona atazi ibyo arimo, gusa yari yihebye kuko yatekerezaga yuko umugabo yakunze n'umutima we wose uwo atigeze amukunda. Nyamara yari yumvise nabi rwose, ntabwo ibyo yari yumvise ari byo Nikora yari ari kuvuga. Nikora rero we yavuye muri kino cyumba maze ashatse nyine Claire ahita amubura kandi yari arwaye. Nawe yasohotse ari kumushaka kuko uko yari ameze yatekerezaga ko rwose atakabaye asohoka mu nzu. Yahise avuga ati wabona yagiye ku kazi. Yatangiye rero kugenda ari kumushaka ahantu hose. Claire akigera hano nyine ku muhanda kuri ako gashyamba yasanze hari wa mukobwa Jojo. Yari ameze nk'umusazi. Uyu mukobwa wabonaga afite uburakari budasanzwe, dore ko nyine wagira ngo yari yaraje muri no karitsiye hafi hano kugira ngo arebe ko ashobora kuzahura n'uyu mukobwa. Yari amufitiye umujinya udasanzwe. Akimubona rero yahise avuga ati uyu munsi ni wo wanjye wo kwihorera. Urabona ngo barankomanyiriza maze bakavuga ko ntazigera ngira ahandi hantu mbona akazi. Akimubona yahise afata uruti runini, yaraje nyine aje kurumukubita. Nyamara Nikora nawe yari ari inyuma hano, dore ko yagendaga yiruka ari gushaka uyu mukobwa. Yibazaga ibintu byabaye byamuyobeye. Aha rero Jojo yahise amubwira ati Claire. Claire yubuye amaso maze aramureba asanga uyu mukobwa afite uruti yari agiye kumukubita. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati uyu munsi nanjye byose ndabihombya kubera ko nanjye warampombeje. Ibi byose ni ukubera wowe, kuba ameze gutya ni ukubera wowe. Naho rero Claire ati gute se kandi uyu mukobwa turabona utaratumye banyirukana se, bakaba banankomanyirije ku buryo nta hantu na hamwe nzigera nongera kubona akazi. Claire atari ko bigenze gakeya, tuza ahari nyine nabikemura. Naho Jojo ati ubwo rero wibona nkaho uri umugore w'umukire nyine, wowe uratuje wibereye mu rugo rwiza nta kintu kimwe ubuze, naho ngewe ubuzima bugiye kunkomerana, ngiye kubaho mba mu madeni gusa. Nawe uyu munsi ntabwo ndi bugusiga uri muzima. Yabanguye kino kintu agiye kukimukubita mu mutwe, maze Nikora aba yahageze. Yahise agifatira inyuma akurura uyu mukobwa amukubita hasi. Atari ko wowe ufite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa uri muzima? Naho uyu mukobwa ati byose byatewe n'uyu mukobwa ngo ni Claire, naringiye nawe kurangiza ubuzima bwe nk'uko nanjye yarangije ubwanjye. Aha rero Nikora yahise ahamagara polisi maze iza gufata Jojo bajya kumufunga. Yafashe rero Claire maze amusubiza mu rugo. Bageze mu rugo Claire yararyamye arasinzira kubera ukuntu yarananiwe rwose mu buryo bugaragara. Yaryamye amasaha menshi cyane. Yarakangutse rero maze asanga Nikora amuryamye iruhande ari kumwitegereza. We ntiyigeze abumva amaso habe na gatoya. Nikora rero yaramubajije ati mukunzi
umeze neza n'umwana wacu ameze neza. Naho rero Claire ati uri kumbaza ibyo ngibyo nk'aho rwose umwitayeho, ikigushishikaje se ko ari ukumwambura ubuzima, hari ikindi? Nikora ati nde? Njyewe nambura ubuzima umwana wacu, umwana imfura yanjye, n'ukuntu nishimiye ko ngiye kuba papa. Naho rero Claire ati wigerageza kunjijisha kuko byose nabyumvise uri kubwira muganga ko ushaka kunkuramo inda. Nikora ati wabyumvise nabi rwose, nari ndi kumubaza niba umeze neza kubera ko ntifuza kugutakaza ndetse ntifuza no gutakaza imfura yanjye. Claire ati urabivuga neza ko numvise nabi? Naho Nikora ati wumvise nabi rwose, ndagukunda kandi nkunda n'umwana utwite, ndabishimiye mwese muri umuryango wanjye, ibyishimo mfite uyu munsi ni uko mbafite, sinifuza rero kubatakaza. Claire ati hanyuma se muganga yavuze ngo iki? Nikora ati yambwiye ko mumeze neza, nta kibazo rwose nkwiriye gutuza, ahubwo nkabitaho kandi nawe ukagabanya akazi, nta n'impamvu zo gusubira ku kazi kubera ko rwose urashoboye, urabizi nanjye ndabizi ko ushoboye. Ikindi kandi iriya kampani ni iyacu, ni iyawe, ni iyanjye, nta mpamvu zo kwirushya, ndakwinginze tuza maze ubanze umpe imfura yanjye. Aha rero aba bombi barahoberanye, urukundo rwari rwose, maze Claire ahita abwira Nikora ati ndagukunda cyane, ndifuza kuzaba mama w'abana bawe 8. Aha rero Nikora yarasetse ati tekereza yuko nanjye ndi gutekereza ko nifuza kuzaba papa w'abana 5. Ati none se abana 8 bose uzabatwita inshuro 8? Naho Claire ati niyo baba 20 bapfa kuba ari abana bawe, bapfa kuba ari imbuto z'urukundo rwacu, rwose nta kibazo. Aba bombi barongeye barahoberana, maze Nikora aramubwira ati ndagukunda cyane. Claire nawe ati nanjye ndagukunda cyane n'umutima wanjye wose. Urukundo rero rwari rwose muri iyi famiye. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kwikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.